Haye uyu mwanya abana tubashyize mu ngobyi y'amasengesho yacu aryo uzagera kure abantu benshi bakabona icyo Imana yashyize muri wowe. Imana ibane nawe. Mfite kandi iyi ni impano y'umwambaro, ni umwambaro w'icyubahiro. Uyu mwambaro ndawugushyikirije, ni umwambaro w'icyubahiro. Imana ikwambika icyubahiro uhereye umunsi. Imana ikwambitse icyubahiro uhereye umunsi. Imana ikwambitse ashikarababasekete. Imana ikwambitse igikundiro. Imana ikwambitse igikundiro uhereye umunsi. Imana ikwambitse umunezero udasanzwe. Imana irakuzamuye mu rwego. Imana ikwibagije bya bindi byakurizaga. Imana ihinduye amarira yawe mu ibyishimo. Akira uyu mwambaro. Imana irakuzamuye muri uyu munsi, ihinduye amateka yawe ngo utarakomanga bazakingura. Uyu ni umwambaro w'icyubahiro, uyu ni umwambaro w'umunezero. Ubwo uzagenda uwushyiramo, ijambo ry'Imana riravuga ngo uko inkoko ibundikira imishwi yayo, ngo niko Imana ibundikira abayo. Nuwambara uzamenye ngo Imana irakubundikiye, kandi ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu yaturukanye. Nta hantu na hamwe umubisha wawe azamenera, kuko Imana arangije kukwambika ubwiza bwawe. Urakoze cyane, genda mu mbaraga zawe, Imana izagukoresha iby'ubutwari. Murakoze cyane. Byunyuramo ibyunyuramo biruhije nshuti, gitoya ibihoraho n'ibigatuma teshuka ngo ureke Imana, Mana idahemuka. Nitwa Singirankabo Boniface, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Sengera mu itorero rya ADEPR, sengera mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Ndi umugabo